umwana nahise murihira ako kanya ndibuka nateye haleluya abapolisi mu mujyi abapolisi baranyegera bati umuntu arasaze baranyegera nateze 7 baranyegera bahamagara impande ndangije umwe aravuga ati ariko ati umuntu ari kwishimira Imana ikoze igitangaza ibyo yamukoreye Imana ihita inkoreramo irambwira ngo mubwire ngo bari baraguhagaritse kujya ku ikosi kuko wari kujya mu butumwa bwo hanze ariko none baraguhamagaye yego nawe ntawe nari mfite ariko kuko Imana ishobora byose reka mubwire yarampamagaye nari mu mujyi hariya urumva nari navuye Kinyinya niho ntuye ngenda n'amaguru njya mu mujyi hariya nari gutaha n'amaguru ariko reka nkubwire kuntu Imana ikora imirimo n'ibitangaza nagiye kumva numva message kuri telefone umuntu yohereje 420 yego ako kanya nkimubwira gutyo telefone biramuhamagaye arebye abona ni fandi aramwitaba aramubwira ngo 8 ubugeze ngirwamagana aho bakorera ikoze nawe ubwo yahise ampobera arambwira ngo Imana washimaga nanjye nkoreye iki igitangaza rwose hari imirimo n'ibitangaza Imana iba yarakoze mu mibereho yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi muri uru rugendo turimo uhereye muri uru Rwanda rwacu ukageza ku mugabane w'isi yose Imana ishimwe rero Imana irakora uyu munsi wa none ndashima Imana sinshima Imana ko amukoreye ahubwo ndashima Imana ko yahise muhagakiza nubwo yagiye akihana yavuye hanze ahita abatizwa ndashima Imana ko ifite inzira nyinshi zo kugira ngo tugere mu mugabane wacu rwose haleluya amen amen ndashaka rero kubwira umuntu ubuza amahoro ubuza umutekano ubuza ibyiringiro haracyari ibyiringiro byo nsanga n'amafaranga uwakimara kumpamagara mukanya mbonye indi message ivuga ngo iyo ni fanta nkuguriye yego rwose umuntu nguriye fanta nta nubwo wenda twari tuziranye gutya turebana naho igiti cyatema kizatoha kizongera gitohe nubwo wabona ko bidashoboka nubwo ubona hejuru ariko hari rwose haracyari ibyiringiro yego bizera Imana rwo Imana iba yaragiye ikora ibitangaza kandi igakora imirimo igaragarira amaso y'abantu rero tubaye ikaze uhe ikibazo teguriye haleluya turashimira Yesu kuko yabaye mu ruhande rwacu iyo ataba Yesu ntabwo twari kumenyana nta nubwo twari kugera bose muri iki kiganiro yanyiyeretse muri 84 nibwo yansanze amagakiza ndushye ndemerewe ndi umusinzi ndi umujura ndi umusambanyi ku maso abona senga mbe tumucaho nkamusuza ati komera mukozi w'Imana atari ko Imana yabagiriye neza buriya turiho kuko mudusengera nibyo gusa twavuganaga nta bindi yego ariko kuko Imana yiteje ikibazo izana n'igisubizo cyane rwose buhamya ni burebure kubw'imirimo n'ibitangaza yagiye akora ni byinshi yabanye nanjye mu nzira nyinshi wateguriye abantu kugira ngo ubutumwa washatse ko abantu ubageraho uyu munsi rwose turakwiteze kandi tugwaye ikaze wongere wumve ko tugwaye ikaze wisanzure hano nta kibazo murakoze cyane nuko ari Yesu Imana ishimwe Yesu yatugiriye neza atwiyereka cyangwa se aduha agakiza adufata twari turushye turemerewe rwose iracyaza kubera Imana kandi kubera Imana
gusa wenda icyambabaje ni kimwe nuko ngize iyo myaka ariko papa yatashye nawe ntabone ko bikomeje rero ndashima Imana ko yagiye haba ubuhamya ni burebure yabanye nanjye 94 Imana yabanye nanjye barandoze mube maso mukomerere mu byo mwizeye muba abagabo nyabagabo mwikomeze ibyo mukora byose mubikorana urukundo Imana ishimwe mara amezi 8 mfite ibiro 33 baramvuje kwa muganga ahantu hose baranjyanye mu bitaro bitandukanye binyuranye muri uyu mujyi wa Kigali banjyanye ku Kibuye yego niyo narukaga yego yagera hasi gahinduka inyama mu kanya gato mu munota nk'umwe ikabihindutse inyama sazi yagwaho igapfa ubushishi bwatondageraho bugapfa muri Zaburi ya 12 umurongo wa 6 arambwira ngo nje gushyira mu mahoro uwo bacurira ingoni ndihagurukiye ni Imana ihagurutse nibivuze rwose ni Imana nibivuze babiterura babishyira ku nsina cyangwa ku muyenzi ugahita wumva ndarukangeza mu gitondo nakize ndi muzima ndashima Imana ko yamvuye nukuri nta wundi muti ntaki ndi umugabo wo guhamya Imana ko ikora imirimo n'ibitangaza ndi umurwanyi mbese nari mpfuye nzize ibyaha n'ibicumuro byanjye ariko Yesu aranzura aranduhura ubu ndi umugabo wo guhamya Yesu ndi umugabo ushima Imana ndi umugabo uvuga ko Yesu akiza yego ariko mu banyabwenge mu byiza amen aho nyine aho mwagize ubwenge mu byiza yego mukagira mukababaswa mu bibi banjyanye irwamagana indwara irabura barambancishe mu cyuma inshuro zigeze muri 16 habura indwara banjyana mu rugo kugira ngo njye kwipfira maje kuyatero ndamubwira ngo nzabaho ahita abwira papa ngo ntureba se nyine ngo uri yangu uyu muntu avugiye mu ndago biba birangiye n'igikenya nyine ariko ndashima Imana Imana imaje muri iyo myaka 20 yavugaga Imana inkubiye 3 ikubiye 3 nindira cyaza mu mwiza nkunda turashimana Imana yego rwose rero ndashaka kubwira abantu wowe ufite ibibazo wowe ufite ingorane wowe wumva ko bidashoboka wowe wumva ko iherezo ryawe ryageze oya Yesu aratabara Yesu araturengera Yesu aratuzura muri uko kunjyana mu rugo n'Imana yansanze irankisa ni igitangaza gikomeye abantu kubyumva biragorana ariko Imana irakora rwose jewe aho nari ndyamye mu rugo batetse madamu wanjye atetse inyama z'inkoko ziranukira irihagurukiye rero ije gushyira mu mahoro uwo bacurira ingoni ije gushyira mu mahoro wari upfuye ije kuruhura wari urushye ije gukiza wari urwaye ije kuzura wari upfuye ije wari ikirema ije kumugira muzima wari impumyi ije kumuhumura yego Imana yacu nishimwe zinukiye hari 11:20 zinukiye ntangira kuruka nduka bwa burozi nkaruka fanta ya Sitoro wayinyweye Yesu cyangwa uyo iyo bari barandogeyemo haleluya nshingiye ko uhamya ko neza muri we harimo Imana kandi umuntu ufite Imana muri we ntiyagambana yego we baramuroze inshuro nyinshi bamuroze inshuro zigeze kuri 6 ariko turashima Imana ko yavuganye natwe ko bitazongera inshuro ya 5 bamuroganye n'umwana arapfa amara iminsi 6 ari muri koma
isanduka twarayiguze rwose yo kumushyinguramo, ariko ubu ni muzima. Turashima yego, turashimana Imana. Imana ihabwa icyubahiro. amen. Ni twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, twari dupfuye, bavuze ngo byarangiye, akongera akadusubiza mu buzima buzima, yego, bazima. Ijambo ry'Imana iyo dusomye amen. yego, mushakashake ashaka Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko ingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Reka tubahe ikaze inshuti mudukurikiye muherereye hose, tuvuga duti Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe, kandi imigisha y'Imana ikomeze kubana namwe aho muri hose. Navuga nti abo mu majyepfo, mu majyaruguru, burasirazuba ndetse n'iburengerazuba, yemwe nabo mu mujyi wa Kigali, namwe tubahaye ikaze. Imana y'amahoro ikomeze kubaha imigisha myinshi. Akanya tukamuze n'abandi bagiye bakikije igihugu cyacu cy'u Rwanda. Navuga mu bihugu bigiye bitandukanye, wenda bajya bavuga ngo utera umurezi arabwibanza. Nabanje kwakira abo mu gihugu cyacu, mwese mwumve ko tubaye ikaze. Ariko kandi bantu duhana imbibi, ubwo muzi ibihugu duhana imbibi nko muri Congo, hariya ndetse no mu Burundi, Tanzania, Kenya ndetse na Uganda. Mwese mwumve mwikaze, kandi mukomeze mubane natwe kuri Mushimu Uwiteka TV. Aha turi ni kuri Mushimu Uwiteka TV, turi kumwe n'umupapa mwiza ubona ko asheshe akanguhe, cyangwa se ari umuntu ukuze uzi byinshi haba mu ijambo, ndetse twamwita inararibonye. Akanya rero tugisuhuza tutaramuha ikaze neza kugira ngo atuganirize, twasuhuza n'abandi bagiye bari mu migabane igiye itandukanye yo hakurya y'Afurika. Aho ngaho tubabona imigabane Aziya, Oceania ndetse na Amerika. Iyo migabane yose namwe mwumve mwikaze. Iyo mvuze gutyo mvuga ngo abanyarwanda bari muri iyo migabane, muri ibyo bihugu bigize iyo migabane, aba diaspora, mwese Imana y'amahoro ikomeze kubanyigisha. Ariko ntabatindiye, reka tumwakire tumuhe ikaze, kandi nitumara kumwakira nyine twese atwibwire nyine, kandi anadusengere. Karibu papa. Murakoze cyane, turabashuhuje mu izina rya Yesu. Amazina ni Pastor Gaspard Nturanye nabo, ndi umukozi w'Imana. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese, Imana y'amahoro, Imana idukunda, mu izina rya Yesu turagushimye ku bw'aka kanya uduhaye, kandi turagushimye ku bw'iki kiganiro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nyemerere Umwuka Wera tuyobore, kandi ndasabye kugira ngo ugaragare hagati muri twe. Ntabwo nsengeye ijambo ryawe, ahubwo ndasenze ngo ubane natwe muri uyu mwanya. Umwuka Wera ganze, kandi abumva iki kiganiro bose bafashwe n'ijambo ryawe. Abarushye n'abaremerewe baruhuke, abanyantege nke bahabwe imbaraga, abamabasukuma akomere, abasubiye inyuma bagaruke, kandi abanyantege nke bahabwe imbaraga. Urakoze, turagushimiye. Ngaho bana natwe tugiriye neza mu izina rya Yesu, amen. Tubahe ikaze rero, wavuze uti ngiye Gaspard. Ni Gaspard. Yego. Ikaze rero hano ni kuri Mushimu Uwiteka TV. Aha tugira abatumirwa benshi, si wowe wa mbere, hari n'abandi bakubanjirije cyangwa se hari n'abandi bazazanye. Yego. Rero hari ikibazo dukunda kugira hano kuri Mushimu Uwiteka TV. Giteye gutya, papa umurikire umbere. Ndi mu kukumva cyane. Iyo wumvise ijambo Mushime Uwiteka, wumva iki papa? Iyo numvise ijambo dushima Uwiteka,
nuko hari imirimo n'ibitangaza Uwiteka aba yaradukoreye. haleluya ugisubije neza rwose hari imirimo n'ibitangaza Imana Uwiteka Imana iba yarakoze mu mibereho yacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi, muri uru rugendo turimo. Uhereye muri uru Rwanda rwacu ukageza ku mugabane w'isi yose, Imana iba yaragiye ikora ibitangaza kandi igakora imirimo igaragarira amaso y'abantu. Rero tubaye ikaze uhe icyo wateguriye abantu kugira ngo ubutumwa washatse ko abantu bubageraho uyu munsi rwose turakwiteze kandi tuguhaye ikaze, wongere wumve ko tuguhaye ikaze, wisanzure hano nta kibazo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mbere na mbere turabanza gushimira Imana iyo yatwemereje ikaduha aka kanya. Hari abandi babishakaga ariko bitakunze, hari abari kwa muganga aya masaha, hari n'abamaje gukurwa muri uyu mubiri barangije urugendo rwabo, ariko twe turacyameka umwuka w'abazima, nishimwe rikomeye. Hanyuma nagira ngo mbanze mvuge ibintu bibiri. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Birakwiriye ko buri muntu wese waremwe n'Imana akwiriye kuyubaha kandi akayishima uko bukeye n'uko bwije. Iyo turebye mu ijambo ry'Imana uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, tubona imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ikora. Hanyuma twajya mu buzima bwacu bwa buri munsi tukabona byinshi Imana yagiye idukorera. Njyewe nihereyeho ubwanjye, Imana yakoze ibitangaza kuri jye byinshi. Kuba mfite imyaka mfite ubu ngubu nuko Imana yahabaye. Ihita haba ntabwo nakabaye ndiho, ariko yagiye haba mu ruhande rwanjye ndetse no mu muryango wanjye, yagiye ikora ibitangaza. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana ritoya ariko rigari. Turasoma mu Bakorinto ba mbere ibice 16 umurongo wa 13 dusome n'uwa 14. Haravuze ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Ibyo mukora byose mubikorane urukundo, Imana ishimwe. Turashimira Yesu kuko yabaye mu ruhande rwacu. Iyo ataba Yesu ntabwo twari kumenyana, nta nubwo twari kugera rwose muri iki kiganiro. Nuko ari Yesu, Imana ishimwe. Yesu yatugiriye neza, atwiyereka cyangwa se aduha agakiza, adufata twari turushye turemerewe. Yanyiyeretse muri 84 nibwo yansanze amagakiza, ndushye ndemerewe, ndi umusinzi, ndi umujura, ndi umusambanyi, ndi umurwanyi, mbese nari mpfuye nzize ibyaha n'ibicumuro byanjye. Ariko Yesu aranzura, aranduhura. Ubu ndi umugabo wo guhamya Yesu, ndi umugabo ushima Imana, ndi umugabo uvuga ko Yesu akiza. Ubuhamya ni burebure kubw'imirimo n'ibitangaza yagiye akora, ni byinshi. Yabanye nanjye mu nzira nyinshi, yankoreye ibikomeye. Niyo mpamvu ntamuvaho, niyo mpamvu mushima. Ngana gutya papa yigeze araguza mfite imyaka 16, niwe twabanaga wenyine ko nta mama yari yaratashye. Mupfuma aramubwira twicaranye ngo Yesu sinzagira imyaka 20. Avuga wowe
ni jewe sinzagira imyaka 20 yabivuze ashingiye kuki Uze ntiyabivuze ashingiye kuki kugira ngo avuge ngo ntuzagira imyaka 20 uko yaraguraga yego cyangwa se uko imyuka ye yamubwiraga yamwerekaga ko iruwa amubizi. yego twikomereze nta kibazo nicyo cyatumye avuga uko yabyumvaga kubwo imbaraga ze zari zimurimo imbaraga z'umwanzi ariko yabivuze gutyo bakoreshaga imbehe n'inzuzi uzi ko wajya ngo niwe wari wakuremye avuze gutyo jewe ndababwira ngo murabeshya ntabwo ngo nzabaho hanyuma ubundi muravuga ko ntazabaho uba ushingiye kuki mushingiye kuki mpfumu ubwo nararakaye nubwo byari bimeze gutyo n'amafaranga bari bashyize aho ngaho ndayaterura maze kuyaterura ndamubwira ngo nzabaho ahita abwira papa ngo ntureba se nyine ngo uriya ngo uyu muntu avugiye mu ndagu biba birangiye n'igikenya nyine ariko ndashima Imana Imana imaje muri iyo myaka 20 yavugaga Imana inkubiye gatatu ikubiye gatatu n'indi iracyaza kubera Imana kandi kubera Imana gusa wenda icyambabaje ni kimwe nuko ngize iyo myaka ari bwo papa yatashye nawe ntabone ko bikomeje rero ndashima Imana ko yagiye haba ubuhamya ni burebure yabanye nanje 94 Imana yabanye nanje barandoze maramezi 8 mfite ibiro 33 baramvuje kwa muganga ahantu hose baranjyanye mu bitaro bitandukanye binyuranye muri uyu mujyi wa Kigali banjyanye ku Kibuye banjyanye i Rwamagana indwara irabura barambancishe mu cyuma inshuro zigeze muri 16 habura indwara banjyana mu rugo kugira ngo njye kwipfira muri uko kunjyana mu rugo ni Imana yansanze irankisa ni igitangaza gikomeye abantu kubyumva biragorana ariko Imana irakora rwose cyewe aho nari ndyamye mu rugo batetse madamu wanjye yatetse inyama z'inkoko ziranukira zinukiye hari saa 11:20 zinukiye ntangira kuruka nduka bwa burozi nkaruka fanta ya Sitoro wayinyweye se cyangwa iyo bari barandogeyemo yego niyo narukaga yego yagera hasi gahinduka inyama mu kanya gato mu munota nk'umwe ikabihindutse inyama sazi yagwaho igapfa ubushishi bwatondageraho bugapfa babiterura babishyira ku nsina cyangwa ku muyenzi ugahita wumva ndarukangeza mu gitondo nakize ndi muzima ndashima Imana ko yamvuye nukuri nta wundi muti ntaki ndi umugabo wo guhamya Imana ko ikora imirimo n'ibitangaza iri jambo nasomye ngo muwabagabo nyabagabo kandi mwikomeze mu byo mwizeye nuko twizeye Imana ishobora yonyine zose yonyine ikora imirimo n'ibitangaza kandi ibyo nkora ibyo dukora tubikorana urukundo tubikorana imbaraga tubikorane kwizera ko ibyo dukora twizeye ko Imana ibishoboye igomba kubikora Imana itabara icyo ni kimwe icya kabiri yewe ubona napfushe abana 5 ndetse n'abaturage baravuze bateze ubundi buri azigera agira abana ariko mfite abana 4 kandi n'abana b'umugisha yego rwose ndashima Imana yaragushumbushishe nashumbushishe yarabaye muri ibikomeye ni Imana ishobora byose yego uyu munsi nkurikije mu muryango mvukamo mu buryo hari mu bigirwamana cyangwa se hari batizeraga Imana ntabwo nakabaye ndi umushumba ishimwe rikomeye rwose ndashima Imana haleluya Yesu nashima
nkurikije aho mvuka naho nturuka ntabwo nakabaye ndi mu mujyi wa Kigali ntabwo nakabaye meze gutya ntabwo nakabaye abana banjye biga ntabwo nakabaye nanjye ndi umuntu ubasha kugira inama abandi ubasha kuvuga nkurikije aho mvuka nakabaye ntakwiriye kuba ndi mu bandi bantu ariko kuko Imana ishobora byose inkunda niyo mpamvu ndi mu bwoko bw'Imana nitwa umwana w'Imana yego Imana ishimwe haleluya turashimira Imana rero ko yagiye iba mu ruhande rwacu nibyo yakoze ibikomeye madamu wanjye nawe baramuroze inshuro nyinshi bamuroze inshuro zigeze kuri 6 ariko turashima Imana ko yavuganye natwe ko bitazongera inshuro ya 5 bamuroganye n'umwana arapfa amara iminsi 6 ari muri koma isanduka twarayiguze rwose yo kumushyinguramo ariko ubu ni muzima turashima yego turashimana Imana Imana ihabwe icyubahiro amen ni umudamu mwiza nkunda turashimana Imana yego rwose rero ndashaka kubwira abantu wowe ufite ibibazo wowe ufite ingorane wowe wumva ko bidashoboka wowe wumva ko iherezo ryawe ryageze oya Yesu aratabara Yesu araturengera Yesu aratuzura twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu twari dupfuye bavuze ngo byarangiye akongera akadusubiza mu buzima yego bazima ijambo ry'Imana iyo dusomye muri Zaburi ya 12 umurongo wa 6 arambwira ngo nje gushyira mu mahoro uwo bacurira ingoni ndihagurukiye ni Imana ihagurutse nibivuze rwose ni Imana nibivuze irihagurukiye rero ije gushyira mu mahoro uwo bacurira ingoni ije gushyira mu mahoro wari upfuye ije kuruhura wari urushye ije gukiza wari urwaye ije kuzura wari upfuye ije wari ikirema ije kumugira muzima wari impumyi ije kumuhumura yego Imana yacu nishimwe haleluya amen amen abantu bo muri iyi minsi biyobagiza bari gutesha agaciro Imana nagira ngo mbabwire aya magambo Imana yacu irakomeye Imana yacu si umuntu ngo ibeshye Imana yacu si umuntu ngo yicuze ibyo yavuze si umuntu ngo yicuze rwose izabikora hanyuma tuyigirire icyizere kuko ishoboye byose ndagira ngo mbwire umuntu wumvaga ko birangiye wumvaga ko bamusohoye mu nzu atari bona aho arara Imana igiduhe amazu yo kuba Imana igidukodeshereza bikemera nta byiringiro twari dufite yego ndashima Imana umunsi umwe umukobwa wanjye yigaga muri segonderi yarajyanywe n'umuntu amurihira yamujyanye yiga ageze mu wa mbere amurihira mu wa mbere mu wa kabiri mu gihembwe cya nyuma arampamagara arambwira ngo mbese ubundi umwana wawe murihira naramubyaye kandi yarasanzwe abikora wowe wamwitwariye yamukuye hakuru uyu murenge wa Kinyinya hariya yasabye umurenge umuha umwana arangije arahinduka ariko Imana yacu ntabwo igihinduka nukuri mu gihembwe cya nyuma cya gatatu yarambwiye ngo ntabwo ndi bumurihirire kandi nta nubwo ndarira mu kigo ari diregiteri w'ikigo i Muhanga ntabwo ari bundarire mu kigo abe amamagaye nta n'igiceri cy'icumi mfite sindabona n'itiki muzana yari 150 yego nawe ntawe nari mfite ariko kuko Imana ishobora byose reka mubwire yarampamagaye nari mu mujyi hariya urumva nari navuye Kinyinya niho ntuye ngenda n'amaguru njya mu mujyi hariya nari gutaha n'amaguru n'ubu ariko reka nkubwire ukuntu Imana ikora imirimo n'ibitangara nagiye kumva numva message kuri telefone umuntu yohereje 420 ndebye nsanga na amafaranga uwakimara kumpamagara mukanya mbonye indi message ivuga ngo iyo ni fanta nkuguriye yego rwose
umuntu nguriye fanta nta nubwo wenda twari tuziranye gutya turebana ku maso abona senga mbe tumucaho nkamusuza ati komera mukozi w'Imana atari ko Imana yabagiriye neza buriya turiho kuko mudusengera nibyo gusa twavuganaga nta bindi yego ariko kuko Imana yiteje ikibazo izana n'igisubizo cyane rwose umwana nahise murihira ako kanya ndibuka nateye haleluya abapolisi mu mujyi abapolisi baranyegera ati umuntu arasaze baranyegera nateze 7 baranyegera bahamagara impande ndangije umwe aravuga ati ariko ati umuntu ari kwishimira Imana ikoze igitangaza ibyo yamukoreye Imana ihita inkoreramo irambwira ngo mubwire ngo bari baraguhagaritse kujya ku ikosi kuko ari kujya mu butumwa bwo hanze ariko none baraguhamagaye yego ako kanya nkimubwira gutyo telefone biramuhamagaye arebye abona ni fandi aramwitaba aramubwira ngo 8 ubugeze irwamagana aho bakorera ikosi nawe ubwo yahise ampobera arambwira ngo Imana washimaga nanjye nkoreye iki igitangaza Imana ishimwe rero Imana irakora uyu munsi wa none ndashima Imana sinshima Imana ko amukoreye ahubwo ndashima Imana ko yahise muhagakiza nubwo yagiye akihana yavuye hanze ahita abatizwa ndashima Imana ko ifite inzira nyinshi zo kugira ngo tugere mu mugabane wacu rwose haleluya amen amen ndashaka rero kubwira umuntu ubuza amahoro ubuza umutekano ubuza ibyiringiro haracyari ibyiringiro naho igiti cyatemwa kizatoha kizongera gitohe nubwo wabona ko bidashoboka nubwo ubona hejuru ariko hari rwose haracyari ibyiringiro yego bizera Imana rwose Yesu yavuze amagambo akomeye mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana n'ibitanu umurongo wa 17 ngo Imana iracyakora data aracyakora nanjye ndacyakora amen ntabwo igihinduka Imana ntabwo igihinduka yahagaranye na Saturaka n'Igo mu itanura ry'umuntu kirya gihe igihe tutazi no myaka tutazi niko ikiri haleluya duhagaze mu tuza tusoma tukabihamya ariko noneho turavuga ubuhamya turavuga natwe aho twahagaze ikadukiza umuriro yego amen byose reka nkubwire niba kwanga niba kwanga usaba gutumira kwese ahubwo mutumye Imana irusha gukunda yego nicyo nkundira Imana nanjye umuntu nakugirira umujinya rwose uzaguterera ku mugongo w'Imana yego nta nubwo uzavunika bakubwire ngo mu mujinya w'umwami yarakaye akavuga ngo nibenyegeje 7 nibababohe bajye kubajugunyamo ikambo cyarabonetse kibarengera hanyuma bajya ku mugongo wa Yesu haleluya kandi uri ku mugongo wa Yesu ntashobora gushyira rohoya bishoboka ku mugongo wa Yesu ntabwo amazi amutemba wapi haleluya wa Yesu n'amasasu barayarasa ntamufate kubera Imana kubera ko hari Imana ishoboye byose gusa twigirira icyizere kandi twikomeze hanyuma ibyo twizeyemo Imana twizeye twigirira icyizere Pawulo we yaravuze nanone mu Baroma ibice 16 yego umurongo wa 19 ngo gusenga kwanyu kwaramamaye kandi kwarumviswe ariko umva icyo mbashaka icyo mbasaba kugira ko Abaroma yababonaga bari abantu bakomeye bari abantu biciwe bari abantu bazubwe bari abantu bafite amafaranga bari abantu ariko arababwira ngo ndashaka ko muwabasuye yego ariko muba abanyabwenge mu byiza amen umurongo wa 20 avuga ngo aho niho muzabasha kuribatira Satani aho nyine aho mwagize ubwenge mu byiza yego mukagira mukababaswa mu bibi amen
byandikira Efeso arababwira yego mushakashake ibyo umwami agira gute ashaka ashaka ibyo ashima ibyo ngibyo oya mushakashake natwe birakwiriye abana b'Imana abo yaremye abo yacunguje amaraso ye y'igiciro tumaze iminsi twibuka ipfa n'izuka rye haleluya reka dusabe twinginge Yesu twinginge Imana azukire muri twe dukingure imitima yacu n'imitima azukire mu mibereho yacu mu bugingo bwacu ubuzima bwacu bwa buri munsi yego amen amen cyongera girira Imana ikintu rwose yaratenewe hari bijya biducogoza rukadutwara imbaraga ariko ari hejuru y'ibitusha byose 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 zose afite ibisubizo reka nkubwire yageze kwa Lazaro igisubizo kiraboneka Mariya na Marita babona ineza y'Imana haleluya ageze ahuye na wa mupfakazi mu mudugudu w'Inayini igisubizo kiraboneka abari bavuze bati ntazarugarukamo arusubira amen amen aho Yesu yageze biragenda abamwizeye abo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana wakwitwa umwana w'Imana se ukagira ikibazo reka ubu w'Imana isho yaremye isi n'ijuru iyi Bibiliya umurongo wa mbere bavuga ngo mbere na mbere Imana mbere na mbere Imana mbere na mbere Imana mu mibereho mu mikorere mu mitekerereze mu mivugire mbere na mbere ki Imana tugirire neza Imana yacu ntabwo icubona hanyuma ntabwo ndi gufata umwanya munini yego rwose wowe wumvise irija wumvise ubuhamya ko yangiriye neza niko nawe uzakugirira yego iya ntabaye ngeze ku isogonda ku munota wa nyuma banjyanye mu rugo bati birangira gusa hari abantu bari bakinsura bundi ariko Yesu yaragusuraga we umva kugira neza kwe umusuma nigeze kumfunda Yesu aransura tugendana nawe ngeze imbere y'urukiko yambaza yatundi ufite umwavoka ariko mfite Yesu ndashimira Imana avoka wanjye ni Yesu arangije umucamanza barasigana umwe arababwira ati ariko ko ababwiye ko ari Yesu ntakwanditse iryo zina ryandika nicyo kibazo hari ikibazo kiri rero nimwari kubyandika niwe uzatsindwa ngo umugabo natamuburanye yego ariko namuburanye haleluya yego niki icyo mushinzwe kugira ngo mwandikirwe umuntu avuze amen Yesu nashimye ariko reka mubwire Yesu yavuganye akambura imodoka aranshi waba umushinjacyaha aranshinje ku mpapuro 40 anshinja kana kagasipari mwene Musa ni umugome ko bose biragaragara arangije arongera aravuga ngo nyakubahwa perezida w'iki hari icyo wongeraho none sinarangiza nemererwa gushinja no gushinjura ushaka gushinjura umuntu nubwo urajya wamushinja ati ngaho nshingiye ko nta mashuri agira iki cyaha ntikimureba nshingiye ko nta mutungo agira iki cyaha ntikimureba nshingiye ko amashuri yatamwemerera kuba yashaka n'iki cyaha ntikimureba nshingiye ko abana n'abantu amahoro ari mu buvugabutumwa bwiza bwa Kristo haleluya kimureba nshingiye ko ndi umugabo uhamya ko neza muri we harimo Imana kandi umuntu ufite Imana muri we ntiyagambana yego nshingiye nyakubahwa perezida mwamushinjura nk'ubutabera agasubira mu mirimo ye yose kandi Yesu yari amaze kubikora ahubwo hagati aho ngaho nakwibaza nti bagushinjaga ibyaha icyaha kise cyatumaga ntabwo ari ngombwa yego 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 nta kibazo yego yego akatubera igisubizo nk'uko yahagararanye na Daniel na Saduraka hariya muri rwa rwobo
mu itanura ry'umuriro. Yego, yego, haleluya. Hari ahantu wageze uravuga uti jyewe mfite madamu kandi ndamukunda. Byanteye guhita nibaza ku myaka yawe, ndavuga nti se uyu mubyeyi ko ariho atanga ubuhamya bwiza bw'uko abanye n'umudamu we, ariko kandi afite byinshi buriya yagiraho abantu inama. Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko ingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Dore ko ubu ngubu muri no minsi ho sinzi nawe niba ujye ubibona cyangwa unabyumva, ibintu birakaze hano hanze papa, aho usanga abantu bashinze urugo muri no minsi usanga habaho gutandukana, ugasanga barajya mu madivorce, bagiye mu nkiko kugira ngo njye nakwibaza nti se akabanga mwagira abantu baba mama cyangwa se aba papa mu ngo zabo nakaye? Bimuye Yesu. Yego, yego, urukundo rubabarira byose, urukundo rwihanganira byose. Hanyuma Yesu ari muri jye cyangwa Yesu ari muri we, amakosa yanjye arayihangana. Yego. Hanyuma nanjye iyo Yesu ari muri jye amakosa yenda yihangana. Kandi iyo Yesu ari muri jye ziriya ijambo ry'Imana mu rwanjye ruhande mbane n'abantu bose amahoro. Hanyuma ntabwo ndi bujye kubana amahoro n'uwo hanze. Yego. Kandi hari uwo mfite mu rugo. Ndahera mu rugo. Yego. Kabiri, niba ndi umushumba ntabasha kuyobora urugo rwe. Yego. Ntabwo yaba umushumba. Yego. Hanyuma muri iyi minsi rero abantu bimuye Yesu ibyaha byinshi muri bo. N'ibibazo babiburira igisubizo kuko nta gisubizo babona badafite. Yesu niwe gisubizo. Nari ndi kugira ngo inama nibongere bimike Yesu mu mitima yabo, hanyuma ingo zibe nzima. Nibyo rwose. Ariko se kandi tugaruke gatoya, twaganiriye byishingira ngo turi kugera ku musozo. Nagira ngo ku magambo watuganirije kandi meza yuje ubwenge, kandi ubwenge buturuka ku ijambo ry'Imana, twagira ngo ushyireho akantu kagakirigishwa, niko abakuru bajya bavuga, kagakirigishwa rwose, kugira ngo n'uwari ufatiyeho aka kanya mu magambo makeya abashe kuba yasobanukirwa. Aravuga ngo muze tujye inama. Yego. Naho ibyaha byacu byatukura iri mu bihindura umweru, irabyeza ibihindura umweru, bise na shereki cyangwa ubwa bw'Imana. Yego. Nimwemera mukumvira aho muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukaguma inkota izabarya. Ako nakanwa k'Uwiteka kabivuze. Muri icyo gice mirongo ibanza aravuga ngo nk'itazi ubwenge imenya nyirayo, nubwo bikamenya sebuja, nawe uruhinja amenya nyina, bari ku bwoko. Reka twe kuba muri iyi minsi abantu Imana yaremye kandi ikabaha ubwenge, twe kuba batamenya ubuturemye, ahubwo yaturemye. nitujya nayo inama. Yego. Iratwereka inzira turuhukiramo. Nagira ngo ngire umuntu inama wumvise iki kiganiro. Yego. Agarukire Yesu. Wari usubiye inyuma, hanyuma uwari utarabyinjiramo akomeze inzira yo kubyinjiramo. yacuza akanwa
ko ari umwami n'umukiza nyuma yizere akizwa hanyuma asange abantu b'Imana hari abantu hari ibihumbi birindwi bitarapfukamira yabo yego niko kuri barahari bakiri ku murongo w'Imana kandi Imana iramuyobora kuri bumugirira umumaro amufashe hanyuma amuyobore mu buzima bw'Imana Yesu abatuzwe mu izina ry'Imana hanyuma akomeze urugendo neza y'Imana haleluya ndasaba nanjye nisabira yego cyangwa twese amen buri wese ndanezererwa Imana ngo buri wese yamuremye hanyuma abantu n'abanzi kumererwa nabi ahubwo guhita amahitamo ya mwene muntu yaduteye ikibazo hanyuma reka amahitamo yacu abe meza kugira ngo tubane n'Imana yego Imana yesi reka tubashimire mwese mwari mudukurikiye aho mwari muri hose kuri ya migabane umugabane wa Afurika umugabane wa Aziya umugabane wa Oceania ndetse n'umugabane wa Amerika yewe muri bya bihugu bitandukanye mwese Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe ariko kandi twavuga duti umutumirwa nguyu aracyahari bibaye ngombwa ko hari uwagukenera se yakubona ate atari hano kuri kamera aho yashakira nambarizaho telefone 078 gatandatu 55 36 yes 078 gatandatu 55 kuri Tigo yashakira kuri 072 haleluya amena twavuga duti rero ciao ciao kandi twavuga duti wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu ukaba wemeye kuza hano kuri Mushima Uwiteka gutanga inama n'ibitekerezo ndetse uvuga uti mugaruke ku isoko amena ciao ciao amena amena Anga amaso Yesu niwe gisubiza ibibazo byawe uko ingana ni Mushima Uwiteka TV